ukuntu amashyiga yambeshejeho mu gihe ntari nshoboye namba, nta kintu nari nishoboye, ariko Imana buri gishobora kugira ikintu gukorera mu bihe byose bikomeye. Ku buryo urebye usanga nta kintu twakwita ko nta kamaro gifite cyaba. Ikintu cyose Imana yaremye mu isi no mu ijuru, cyose gifite akamaro, gifite akamaro. Wa muntu watekeraga wajyaga ngendana amashyiga, nkaba nagezaho nza gushaka, Nyagasana nyereka ko no kubyara ubishoboka, ndabyara nanjye Imana mbona inkoreyemo, mfite abana b'abasore, abasore rwose, abasore mujene mwiza cyane, inkumi nziza cyane. Here ku Gikwe, sibyo ntimwavuga ngo iby'ubukwe, iriya ndirimbo ya Meddy, urumva yasohoye umunuza umugeni wiwe bagenda bameze neza, nuko ashyiramo icyongereza cyinshi. Twongeye tubaramutse nanone inshuti bakunzi ba Legacy TV, mwese mukomeze kudukurikira kuri ya platform yacu Legacy TV, umurage, be all in or be nothing at all. Murabizi rero ko dukomeza kubagerera kure tukabagezaho ibiganiro bya bindi bibafitiye akamaro, bya bindi bifite icyo bihindura mu buzima bwanyu. Uyu munsi rero tugiye kureba umudamu ufite inkuru itangaje cyane, ngira ngo nayo yonyine ku isi, kuko uwo mudamu namwumviseho iyo nkuru numva birantangaje cyane. Wibaze nawe umudamu wamaze igihe kingana n'amezi 3 yose agendana amashyiga, yandi bavuga ngo havuyemo rimwe ntitwarya, ubwo ni 1 2 3, nawe urabyumva. Reka tujye kumureba rero, ntabwo byari byoroshye kuhagera mu by'ukuri, ahantu asigaye aba, kubera ko ntekereza ko atakiyagendana, kubera ko amezi 3 yararangiye. Ese ubwo byari byagenze gute? Ubwo turaba turi kumwe, ngira ngo wamerekeze. Murabo neza. Twabinjiranye tubasanga mu gikoni cyane. Ubundi nta muntu upfa kwinjira mu bikari. Se ndabona hano hariho umuriro. Gihora ngiye kuhakoresha. Ngiye kuhakoresha. Okay. Nayumvise. Nta muntu. Urumva ngendo. Ubwo n'abantu twagendanye. Biranashoboka ko baraguhaye makuru yanjye. Ndagira ngo tubiganireho. Ihangane gato. Byibuka rero twari twaje gusura uyu mubyeyi ufite inkuru idasanzwe. Nyuma yuko tubonye ukuntu bateka kandi twanabiriho byari biryoshye, turimo turarenzaho n'amazi, reka noneho tumuganirize atubwire ukuntu
byagenze. Ariko mbere kugira ngo atangire, reka atangira twibwira amazina n'incamake y'ubuzima bwe. Nitwa Nyirigira ANGE. ANGE rero ufite twese muri iyi si tugira ubuzima twagiye tunyuramo, tugira uko twavutse, uko twabyirutse, kandi byose biba ari inkuru. Twebwe kuri Legacy TV twemera ko ubwo buzima twanyuzemo bishobora kuba inspiration ku bandi bantu, bishobora kuba intandaro kugira ngo abandi nabo bibuke ubuzima banyuzemo, ariko binafashe n'abakiri bato mu buzima buzaza cyangwa se mu buzima barimo kuri uyu munsi. Tuganira wenda usubiye inyuma mu mateka y'ubuzima bwawe, mwatuganirira ku mavu n'amavuko yanyu, ukuntu mwabyirutse. Ibintu byose burya umuntu aba yaraciye mu mateka menshi ariko menshi utashobora kuba ushobora no kwandika ibitabo ukafata ibindi bikarinda bigera utaranagira ibitabo kibirimo kibyandika. Ariko numvaga harya inkuru bakubwiye ngo ni iyihe. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru nyine y'ukuntu hari igihe cyageze ukamara amezi agera kuri 3 buriya mu bintu bitwaza by'umwihariko ari icyo gihe ari amashyiga. Ukuntu bimeze navutse ubundi ngewe ubuzima bwose ndabuzi, ari ubwo mu mujyi ndabuzi, ari ubw'icyaro ndabuzi. Ni ukuvuga ngo navukiye mu mujyi wa Kigali, hariya hano hari za mu Gitega, niho ndi uruhinja, niho ndashyikiye nyine. Ubwo rero turangije ku babyeyi bombi, papa na mama nyine, ubwo birarangira, ubwo turiga, niga primaire, ubwo papa agira gutya abaragiye. Nyiri umwana mutoya mfite imyaka 10. Urumva gupfusha papa wawe ufite imyaka 10 kandi umukunda. Ni kimwe mu bintu bishobora kuba byarankomerekeje cyane kubura umubyeyi wanjye. Ariko ku myaka 10 ubwo ndagira ubuzima nyine tubwirukanyishije. Ku myaka 14 nabwo nza kubura umubyeyi wanjye ari we mama. Ntabwo byari byoroshye, byari no mu bihe bikomeye u Rwanda rwaciyemo, twese tubiziranyeho, twese turabizi nyine ibyo u Rwanda rwagiye rucamo. Ariko ubwo byabaye ngombwa ko noneho imiryango itatana, numvaga ariyo ntuza ushaka ko tuganiraho, siyo? Ubwo naragiye turirukanka nyine bikubise, byari ukwihisha aho ubonye, ukwihisha aho ushaka, ubona mbese ushobora kuba wagenda ugahita ugira gute, uba wenda nk'ahantu cyane wakunda umuntu, abantu benshi bakundaga kwambara imyenda y'icyatsi kugira ngo base n'amasaka. Amasaka, kwambara umwenda w'umweru washoboraga kuba wabatera ikibazo, n'abantu mwabaga muri kumwe bahitaga bakubwira ati igirayo, wowe urimo kugira gutuma tubonwa n'abarimo kuduhiga. Ngewe nsigara nta kintu na kimwe mfite, ubwo n'ikamba mbiri nari mfite zari zancikiyeho, nari ngezaho ngendesha ibirenge. Ubu nzi kugendesha ibirenge uko ndora, nagezaho ngendesha ibirenge, ntambika ya kaburimbo, nawe urayirora. Kaburimbo urareba kuva, hari abandi bagiye ahantu harehare kurusha hanjye, ariko biterwa n'ibintu barahuye nabyo. Wari ukitubwira nyine ukuntu komeza uko wari ukomeza nyine ariko uganisha ku ntego. Ubwo nyine byaje kugeraho ndi kumwe n'abamasenge banjye, byageze aho ngaho twari dufite na data wacu umwe, nawe agenda ukwe, bamasenge nabo bagenda ukwabo. Biba ngombwa ko ari ngewe usigara njyenyine, nta data, nta mama, nta mukuru wanjye, nta ishwi habe n'umwe. Noneho ariko ubwo nkagendana n'abantu b'igihiriri ntazi iyo baturutse, yewe n'abaturanyi nagezeho nabo wenda navuga ko banzi ndababura. Biba ngombwa ko ngenda muri icyo gihiriri, hagwa imvura yayindi, ya mvura
yayindi ariko yayindi igihe cyane urumva mu kwezi kwa kane no kwa gatanu habaga hagwa imvura nyinshi ntabwo ari nk'iki gihe kuri kino gihe se ko n'izuba geraho ukaribona mu kwezi kwa kane cyangwa ukabona imvura iguye mu kwa karindwi ntawamenya ko ibintu byahindutse ntawamenya ibyo ari byo. Turagenda tugeze aho ngaho inzara itangira kundya. Inzara itangiye kundya ubwo bwa mbere ndagenda njya mu gishanga. Ngiye mu gishanga soroma intoryi zari zirimo ndahekenye ariko nazo ntizamara inzara nyine urumva byari uburyo bwo kwisugusova. Ngeze imbere noneho ndagenda afata ishaka nyine ndarihekenya nabwo numva hari ikintu kigenzemo. Ku wundi munsi nibwo nigiriye ubwo twaraye mu nzira kuko ubwo njye naraye mu nzira nananiwe kugenda. Nageze aho nanirwa kugenda ndara mu nzira aho ngaho munsi y'umuhanda. Ndangije sinzi ukuntu natekereje ariko sinzi ikintu cy'igifuka nabonye aho ngaho. Mbona kandi noneho mbona abantu barimo kugenda bateka. Nkabona abantu barimo gufata intuza barimo gushaka aho batekeraga bacukuraga umwobo bagaterekaho iziko bakarigiramo nk'iziko bagaterekaho isafuriya. Ndangije rero ngenda njya gutoragura ahantu mu gashyamba hari amabuye 3 ndayafata nyashyira mu gafuka. Ubwo bundi nagenderaga aho ngaho nyashyize mu gafuka rero nguko ukuntu yamabuye naje kuyagendana. Hano ndagenda ndamubwira ngo nkuzanire amashyiga ngo yanzanire abwira ese urampa ibiryo arambwira ati ndaguha mama ati ndaguha mpita mvana mu gasafuri mu ntuza mu gafuka mvana mu gafuka yamabuye ndayamutera. Urumva kwa sogokuru nari narabonye uko batera amashyiga muterera rimwe irinda habiri nuko nyakubita aho ngaho. Arangije aterekaho amaje guterekaho arahisha ateka ibiryo urumva atekana cyayi cyamumuriraga nakundaga. Arangije arabinzanira arangaburira. Maje kungaburira ndariye ndengerezaho n'icyayi ndanyweye ndahaze koko. Mpita mbona bya bintu ari imari. Ubwo amabuye yanjye rero mpita nyagira gute nyashyira ku ruhande. Imvura yagwa nkayagira gute nkayanyagiza kugira ngo nibiza gukubita nanone nyajyana adashyushye atarimo kunyotsa. Ubwo nanone amabuye ndayagendana nkajya ashyira mu gafuka nkagenda nkababwira ese ntabwo mukeneye guteka bahereza amabuye amashyiga nuko bagateka bakarya bamara kurya. Ubwo nta kindi nahembwaga bamembaga ifunguro nyine nawe urabyumva. Nuko nibeshejeho kuva mu kwezi kwa kane kugenda kubita mu kwa gatanu nibwo naje kubonana n'umuryango wanjye. Nuko ubwo amashyiga babaye amashyiga. Nuko ababyeyi abamasenge barandamutsa bati se wari ubayeho ute? Ni yewe ntubanza hari aribo bakubwiye izo nkuru. Banza aribo baguhaye izo nkuru ntabwo aribo. Yewe turaza kubigarukaho. Wati rero nyine urabibona uti nawe dore ukuntu nari nibeshejeho. Nawe bababwira dore nuko nari nibeshejeho ukuntu amashyiga yambeshejeho mu gihe ntari ishoboye namba nta kintu nari nishoboye ariko Imana burya ishobora kugira ikintu gukorera mu bihe byose bikomeye. Ku buryo urebye usanga nta kintu twakwita muri ibyo bihe se buriya nta wundi muntu wabonaga abeshejweho n'ubufindo urutu bwawe bwose cyangwa uri muri icyo kigero cyangwa buri wese yamenye. Yewe nk'ubwizukuje ukuri nta witaga ku wundi. Buri wese n'ukuri pe nk'uko ubivuze yamenyaga ibye. None se wajya kumenya iby'undi wowe ibibazo byawe wabirangije ugira ngo byari ukwirwariza. Iyo ubona ku myaka yanjye menya kwishakishiriza ubwo abari munsi yanjye nabo bakamenya kwishakishiriza
urumva byari byoroshye ku buryo wamenya ngo kwa kana bameze bate. Burya abantu bajya kumenya ko abandi bameze bafite ukuntu nabo bashaka kugira ngo hari ibyo bafite bagira ngo wenda abandi bajye kubigana bagira kandi bongeraho. Twebwe rero byari nta kigenda twiberagaho gutyo gusa. Umunyarwanda yaravuze ngo mvuye kure n'umwana w'umunyarwanda ko yamwise. Tuvuge ko aho nyine turahavuye, ubundi nyine abanyarwanda twavuye kure cyane, ndetse kuko bajya babivuga mu mwobo wa wundi wa kure cyane, kandi koko utaragenze ntiyabonye. Urakomeje rero nyuma y'ibyo bihe bibi twese twagize, urakuze, urakoze, witeje imbere, none dore n'ahantu utuye. Dukomereze noneho urugendo rw'ubuzima rwawe bwa nyuma y'umuntu w'imfubyi udafite aho yikora, udafite uwo bari kumwe. Noneho utera intambwe gute, ukura gute kugeza ubwo nawe ubaye umugore, umudamu, ukabyara, ukarera, ugakuza. Iby'Imana ntago wabivuga ngo birangize. Ubu se wambwira yuko gute nabashije kumenya ubwenge bwo kugenda nkajya kwaka ishuri, urumva ndi njyenyine nirwariza, ari uko ari abana bambwiye bati ngwino tukwereka ahantu ujya kwaka ishuri, bati cyangwa wenda genda ujya gusibira, wambwira uburyo kinaribonye, wambwira uburyo nize nkatsinda. Ubwo we bimbwire byagiye, urumva ni inkuru ndende nyine ntiwayirangiza, ariko ni inkuru ndende, ni ndende gusa. Ikintu cyanshimishije ni uko ikintu naguhamo nk'inyigisho, bavuga mu Rufaransa ngo cya prera pour le bon temps. Wenda kuvuga ko nyuma y'ibizazane, nyuma y'imvura, ni ukuvuga ngo muri make abanyarwanda barabivuze, nta mvura idahita. Sibyo, nta mvura idahita, ibintu byose umuntu abicamo. Njyewe nakuze mfite ikiniga cy'uko ababyeyi banjye ntawo nari mfite, kandi ababyeyi banjye barankundaga binkuriramo. Ariko ya Mana yanjye yanyeretse ko ubuzima bwose bushoboka. Wa muntu watekeraga, wajyaga ngendana amashyiga, nkaba nagezaho nza gushaka, Nyagasana nyereka ko no kubyara ubishoboka. Ndabyara nanjye, Imana mbona nkoreyemo, mfite abana b'abasore, abasore rwose, abasore mujene mwiza cyane, inkumi nziza cyane, abana beza pe. Numva ndi proud yabo, ndi proud yabo, ndanabakunda, barabizi, ni imbari zanjye zikomeye cyane, ku buryo nahise mvuga inti bazajuwa role yabo nagiye mbura. Ariko nyuma y'icyo gihe wamenya ko naje kongera noneho nkagira urugo, nkamenya noneho nkiga gufatiriza imbabura. Imbabura numvaga ari urusirimu, sibyo? Gutana ku mbabura byari urusirimu cyane, ukagira nyine ugahungiza, wamara guhungiza ugateka. Nyuma yaho haza resho mbona nayo ndayiguze, nkajya ashyiraho amazi ako kanya bikakemuka. Resho za zindi bashyiragamo peteroli, rwabaga ari urugo rwifashije. Ufite resho wabaga ubese nawe wa mugani w'abiki gihe bavuga ngo ntiwikoraho. Ngo ntiwikoraho. Ubwo iby'amaresho yabivuyeho, ubwo leta itangira gushishikariza abantu iby'amagazi. Tangiye ndavuga ariko ubundi ibintu byose ntibishoboka. Agenda nanjye ubwo mba nkuguriye gazi. Handi nyine basunika bakashyiraho intuza, bagaterekaho intuza, banyigisha uko nagiye nyine kubibaza aho babicuruza, nuko barabinyigisha. Burya mu buzima uzerinde kwizamura ngo wigire ngo ngiye ngo ndabizi reka. Ndagenda barabinyigisha, ndaza ndateka. Ubwo ni narwo rwego naje kugera aho ngaho, na bino byose mbigeraho, ubu nabyo nzi kubicaniraho biriya wabonye. Urumva twanabibonye byari binaryoshye ibyo watekeraga. Wabonye nateka se? Nibyo rwose. Aho utaha uzagaruka nongera ngo utekere.
gusa umuntu yibagirwa nk'ubu ngubu ngusetse ubu nakwibagirwa ayo mashyiga ntibishoboka. Wenda wayibagirwa dore ko bavuga ko abantu bibagirwa vuba. Reka n'umuntu burya wibagirwa aho yavuye hari igihe aba afite akabazo mu mutwe. Aba afite akabazo mu mutwe ashatse yagenda agakoresha control yo mu bunuza yiwe. Iyo wibagiwe amateka yawe n'ahantu ugiye kujya ntaguhamenya. Ntaguhamenya. Ubwo rero niyo mpamvu mbwira abana cyane cyane abana b'icyo kigero naciyemo mu myaka 14 kumanura cyangwa mu myaka 18 kumanura b'abana babuze epfo na ruguru. Ndagira ngo mbabwire ngo mwabana mwe muranyumva wenda muzananyumva. Nagira ngo mbabwire ngo nta mvura idahita, ibintu byose birashoboka. Wowe upfa kumva ko ngewe ubu muri uzi formulaire yanjye ndavuga ngo igishoro ni umwuka. Igishoro ni umwuka. Nubyuka ukumva uri guhumeka uzavuga uti nakandagiye. Ngewe mbyutse nkamva ndahumeka neza. Bitangira gute? Shimi yandemye kugira urakoze buriya Nyagasani Imana ishobora byose. Hari impamvu utumye mbyuka muri iki gitondo. Buriya hari akazi ubona ndimo nkeneye gukora. N'ubu ngubu no kuba waje ahangaha wenda no kugira ngo mpe courage urubyiruko n'abandi bakiri batoya. Bamenye ko igishoro ari umwuka, ibindi ni ubusa, ibindi bavuga ngo ni amataje, ngo ni amaki, ngo ni ibiryo byiza, ngo ni umwambaro mwiza. Igishoro ni umwuka, sibyo? Nubaho ufite umwuka buri kimwe cyose uzakigeraho, kandi nutakigeraho isaha ku isaha hari igihe bizageraho. Kubera iki se ariko ubundi utagomba kukigeraho? Imana yaturemye ni imwe. Kubera iki icyo yampaye, icyo yaguhaye wowe ufite ntuza bino bikoresho byawe byo kuba wageze ahangaha. Nabonye uza no mu ntuza no mu modoka. Wavutse uyifite? Oya, wavukanye. Kubera iki wayibonye? Nuko nakoze abiharanira. Yego. Icyo bagikoze. Nanjye wambajije niyo mpamvu nanjye nagombaga kukubaza. Gukora iyo ukoze ugakura amaboko mu mufuka ukumva ko utagomba kuba umunebwe buriya mu buzima bwanjye abana b'abanebwe si n'umuzi ntabwo tugendana. N'abana Nyagasani yagiye afasha, hari n'abana nagiye ngewe ndera kandi harimo n'abanjye. Abana banjye baranabakunda nabo. Abana barize baraza bose, sinzi kurera ngo umuhungu ngo agomba gukora iki, ngo umukobwa agomba gukora iki. Oya, nge bose barabikora. Ubwo rero bivuze ngo iyo ubashije gukura amaboko mu mufuka, hari impamvu Imana yaguhaye amaboko ni ukugira ngo uyakoreshe. Hari impamvu yaguhaye no mutwe ni ukugira ngo utekereze. Amaguru ni ukugira ngo ugende. Ibintu byose yaguhaye kuri wowe bikoreshe, kandi Imana burya ibirimo kwishima kubera ko ibibona ko wa mwana wayo arimo gukoresha ibikorwa yagiye imushyiraho. Hari abantu rero cyane cyane abantu bakuze nkawe cyangwa se babaye ubuzima bugoye bavuga bati mwabana mwe muri abanebwe ntacyo mubashije gukora, twebwe ku bwacu twarakoraga cyane, mwebwe murabyuka mwiryamiye, ubundi hadutse ibiyobyabwenge, ubundi n'ibyo bya internet byanyu mwirirwamo, muri abanebwe nta kintu muzageraho. Ubu babonye wowe abana b'iki gihe wowe babonye ubuntu ute by'ubu ni abana b'iki gihe. Ariko reka nkubwire nta Rwanda rutagira bubu, sibyo? Yaba ku gihe cyo kwa bapapa nabo bavugaga ngo abubu ba sogokuru. Natwe buriya kera kintu ndi defo dukora abantu bakuru. Impamvu nkubwira ngo ni amafuti dukora, kwicara twumva ko abana bacu ngo nta kazi bafite, ngo nimbura. Buriya uba warangije kubica mu mutwe. Umwana iyo umubwiye ngo nimbura mumaro, kubera iki se? Akera niba namye bavuga ngo umukobwa ngo nta kamaro afite, kuri iki gihe se niko bikimeze? Abana b'iki gihe rero barashoboye, ahubwo ababyeyi natwe tubigiramo uruhare. None se reka nkubwire, dufate urugero nka kuri bariya abana baciye iniforume zabo, sibyo?
ngewe mbireba kuri za televiziyo sibyo utekereza ko uriya mwana yageze aho ajya guca iniforume ye hanyuma mu rugo iwabo bimeze biti ababyeyi ni babandi bagenda bakigira muri bizinesi zabo sibyo ubundi akavuga mwana muri firigo harimo iki hanyuma se mwana yabuze iki iniforume ze zirahari mwamutereye ipasi mwagize gute kandi ntube wamweretse umwana umubwira uti iniforume zawe ujye uzifura gutya ukabimwereka dore basasa igitanda gutya mwana no mu cyaro dore ngwino tujyane gukura ibijumba ngo bimwigishe hakiri kare akiri muto hanyuma uwo mwana umuha umwanya mube muri kumwe muganire niba umwana mutari kumwe ngo muganire cya kiganiro uri kumwima azajya kukiganiriza ubikeneye wa wundi ubikeneye rero amubwira atari ku mwana ati hari ukuntu rero basigaye banavuga ngo mwana ngo twigendere ngo niba ari ngo hudu sinzi ukuntu babivuga wa mwana atangira kuvuga gutyo kubera ko yabuze umwana ababyeyi niduhaguruke ni ukuvuga ngo ababyeyi niduhaguruke tugende tumenye umwana yiriwe ate yaraye ate ikindi abana twabahariye ku kigo ku ishuri nta na rimwe wenda nanabivuze nanabigusubiriremo ngewe abana banjye mu buryo bigaga si ukwitaka abana banjye nta kamaro gifite cyaba ikintu cyose Imana yaremye mu isi no mu ijuru cyose gifite akamaro umva rwose pe nicyo kintu cya mbere nkunda umuziki ndawukunda pe ndawukunda mu ndirimbo za kera cyangwa za vuba cyangwa z'Imana cyangwa kundi indirimbo zihe mu byo za kera ngo umsubiriramo twumva indirimbo za kera izubu iz'Imana ngewe ndavanze uravanze nkunda za kera sibyo nkakunda n'izubu mbese byose ndavanze indirimbo iri kugukorera umunsi muri iki gihe ni iyi mu za kera za ndirimbo za kera se ko ahubwo zo ni 80%. ni ukuvuga ngo Dawuda Kasave uriya mugabo rero yaranambabaje rero wa wundi Jacob ariko nyine ntuko igihe kiragera nyine yarigendeye iyo miziki ya kera ndayikunda orchestre mara ariko nano byakubitiraho orchestre yitwa Nyampinga wowe Nyampinga ni ukuvuga ngo ntago nazirangiza ni nyinshi nziza kandi nkunda hanyuma mu ndirimbo zaba abasore n'inkumi abasore n'inkumi b'ubu ngubu baragerageza barabikora neza nk'uko nabivugaga abaririmba izo bishakiye burya ururimi rukuru ibyo rushaka buri muntu aririmba bitewe n'uburyo yakuzemo cyangwa n'igihe yagiriyemo ariko ngewe ndabakunda nabo n'ab'iki gihe ariko nkunda indirimbo zifite message nyine nawe urabyumva iri kugukorera umunsi muri iki gihe iyo wumva rwose utaca ku ruhande utavuze niho twahereye ku Gikwe sibyo ntimwavuga ngo iby'ubukwe iriya ndirimbo ya Meddy urumva yasohoye umunuza umugeni wiwe bagenda bameze neza nuko ashyiramo icyongereza cyinshi akabana banjye kubera bazi icyongereza barabinsobanurira mwumva bifite injyana nziza nibyo rwose undi muntu wundi nkunda King James sibyo King James aririmba ibintu byiza we byiza ubwo saba aririmba harya ibyitwa ngo cyaranibi RNB sibyo mu baraperi nkakunda umuntu witwa Riderman sibyo nkakunda undi muntu mu baraperi hari agasore kitwaga ntuzandera baritiranwa Dani nanone sibyo Dani nanone ngiye no kwiga umuziki ntago muheruka n'ikibazo Dani nanone simuheruka hari n'undi wa wundi Jopoli ngo ni Jopoli niko nge mwita uririmba ngo udafata icyo kunywa ngo ntafate icyo ashaka
ugafata icyo ashaka urumva iyo ndirimbo ashyiramo ngo day for day urumva nuko rwose urumva abo bana ni ukuri tujye tubashyigikira ariko numvise nawe ngo nta gihari niyo makuru numvishije ntacyo azagera ahubwo avemo nabwo yongere acuranga aririmbe sibyo ntabwo azongera avemo buryo umwana yakoze amakosa arayahanirwa ubwo nyine akagaruka azavamo azavamo yego rero tuganisha ikiganiro twagiranye ku musozo ngira ngo twagize ibiganiro byiza twaganiriye birebire kandi byiza turagushimiye rwose inama nyinshi nziza watanze wahaye urubyiruko rw'iki gihe tubwiye no ku mateka y'ibyahise byo hambere ahangaha rero hamwe nawe hamwe n'urubyaro rwawe hamwe n'inshuti zawe ndabararikira kujya mukurikira Legacy TV kuri YouTube kandi babwire inshuti zawe subscribe like share comment byose kugira ngo ibyiza bikomeze bijye bitugeraho kandi bigire nicyo bimarira urubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuru ngira ngo nubibona nawe uzasanga warakoreye umunsi abantu batari bake nakuri namwe Imana ibahe umugisha murakoze cyane.